Imineke nangahe? Mwani 50. Mwani 50. Bego urugendo. Turutse kure. Amandazi. Nijana. Agasozi kara. N'izuba ntibyoroshye. Ni hatari. Twari dushize. Gerageza. Uvese. Mbepfuyo kadasumba. Reka. Yewe have n'iki. Nubone ibintu mpakiye kwiga. Ndakureba. Ndishyura ngahe? Gitanu. Umuneke nangahe? 50. Irindazi. Nijana. Sanazira. Ciriritse nk'ibyo. Amafaranga. Ako nari mfite amafaranga sinzi uko. Reba neza ko yafite. Reba neza. Sakone. Se. Mama. Umva. Nje nukuri nari mfite amafaranga. Ndakwinginze. Jewe ndambiwe ibintu. Sinshaka kunteka umutwe. Hejuru y'irindazi n'umuneke. Nukuri mama reka mubwire. Iwacu iri hafi aha reka ngene mbaze ngeze nukuri kw'Imana nari nzi ko nyafite. Ntabwo wari mpazi. Ubwo sibyo ngiye nabivamo nishingira ariko abateka umutwe b'iminsi. Reka basi njye kureba mu nzira aho naturutse. Oya wimbwira ngo ujya kureba mu nzira aho waturutse ntabwo ibyo mbivamo. Cyangwa se mamagara ubuyobozi twibarangura hano. Nukuri mama reka njye kureba mu nzira aho naturutse rero ko wimbwira ngo ujya kureba mu nzira mbese ndagukurikira menye ngo wayatanga nk'iki. Navuye mu rugo mfite amafaranga igihumbi. Ibyo birakureba uko wavuye iwawe ntabwo nkusi. Sibyo? Sinzi n'amafaranga ufite. None se ubunyataye. Ndabandore mine cyanje n'irindazi wiri. None se ubunyataye. Urabimbaza njyewe ugomba kumva. Uri ibyanje ugomba kwishyura. Ubuse. Akuze mwajya muri byo mubasha kwishyura. Hako ngo nuko ari iyi minsi mibi. Ngiye rwose nari nyafite. Nkaroyishya wowe nibyo ndabihaze ndanabirambiwe. Nukuri nari nyafite. Sibishaka. Mama amafaranga. Nuye hano hirya leta nyaza. Amaza umuntu nakuhaza. Nari nyafite kugira amafaranga rwose. Ujya kwishyura. Mama uramemukiye. Uramemukiye. No. Ndagenda ngaseka bukayemera ubuntu. Ndanyura hehe koko? Uramaze unyuraho ubonye sibyo birandeba. Urabona ibintu nkoreye koko? Ntago bindeba. Muzajya muza muri ibintu by'ubuntu mugende. Ibyo sanje babiva. Ariko ngende kuruba ruje mubimenye. Biteze. Uyu mumama nkoreye. Yafashe umuneke. Urumva wa 50. Ararya. Ambaza irindazi nangaye ndamugandisha. Aranyisha ngo nta mafaranga afite. Njyewe nari gukora iki? None se njyewe mba naranguye ibintu byo gutanga gutyo ku buntu yana. Kucyo amafaranga ufite. Njyewe navuye mu rugo mfite amafaranga. Ngeze hano nyashatse ndayabura ndabimusobanura kuko mu rugo ni hano hepfo. Yanga kubyumva. Igitano gusa. Ntabwo ari amafaranga. Njyewe nagiye kuragura nkagura aho na bene barabimpa. None se ko mumenye ibiro bitatu by'ifu urongose cyangwa birarenga? Ntacyo ubwo ndihoreye nyine ntakumva. Nose nabigenza igitano. Ahubwo widutera niyo fu yawe. Yamujye muza kurya mufite amafaranga. Nta bintu byinshi. Imana ugumugisha rwose. Urakoze pe. Mwese wagenda utoze? Niba ubwo ndashakisha ubundi buryo nakora. Niba ndi buyageze simbizi pe. Ako se mama, buretse ko wivuna. Narushye. Ibijerekani bibiri byose.
none se nta n'umwana ugira nibura ngo abe yanagufasha nibura ugereze mu rugo ni hehe se ni hafi rwose ndwana ntabwo ari byo kabisa urakoze pe Imana iguhe umugisha urakoze ubundi ibintu nk'ibi bishoborwa n'abana ntabwo ari iby'abantu b'abakene nababuze n'umukozi namubuze sinzaba yanjye urakoze cyane nukuri niko byararangiye narakubabariye rwose kumve ko nta n'ikibazo gihari naraguhemukiye n'ukuri narakubabariye pe kandi mbabara rwe urabizi pe by'abacuruzi batuza amafaranga n'iki mbabara gusa tubaze biriya byarabaye biraba birarangira rwose mpita numva ko ari nk'ibisanzwe kuko nanjye n'ibintu byambayeho ntabwo nari nabitekereje ni ukuri nanjye mbabarire pe gusabye imbabazi mbikuye ku mutima ngaho twara amazi yo gutekera abana urakoze Imana ngaho urakoze cyane Imana ikumbere umugisha yego ngaho ukuntu nkozwe n'isoni yewe guhemuka ntabwo ari byiza pe namubonye yifunze no kuri yari umuntu w'umusore aramuhemukiye noneho arangara Mana urakoze kuba mbabariye pe Mana jya uhabwa icyubahiro aha byose ntabwo bangaho